Ntabwo muwiga mwenda. Ibihembo ntibirashira tuza. Ikijumba cyo ndacyumva nagifata ariko agakingizo rwose ukihorere icyaga. BUGWE TV. Ariko niko igikorwa rero igiye gukorera hano nawe wakibukiramo aricyo byabitwaye ntacyo byabitwaye nanjye buriya ngira amahirwe cyane ahubwo mbwira wabona icyo gikorwa aricyo cyamarira ubundi soze kubyina kubyina byagerageza ariko buriya mu bintu byananiye nabyo bibaho hanyuma rero sibyo hagiye gutangira ibihembo ariko ibihembo abari bubone ni abantu babashe gukora neza akantu ngiye gukora cyangwa se utubazo ngiye kubaza nibo bari buhembe cyane igihembo kiraza kukeneye kuzi kubyina shyiramo buriya nanagerageza tugiye kubyina ngomba kuzabyina nawe ubyina aka karirimbo bakita byina akabyina Amawa nijoro uwa. Almost uruzi wabera. Karebes. Uruzi ndarwamboka gute. Inyanzi sigayiza no mu midugudu y'abantu ku manywa y'hangu. Yangu nageze mu gisanga. Ramuntu hari okunyambutsa. Oh my god. Ahubwo warangagira uwonga wa akangurira kandi gasho. Abana kange kagiye gushira. Agakomeza ngenda nago mu. No maza shubisha. Ako bona hano ameze nk'ahantu habereye akarori buriya bimeze bite. Ndabona barimo barawukatandira gaswingi. Ndabakura icyoko. Soko muziki. Nanjye ndawumvira hasi. Reka ahubwo mbakandagira ondraga. Agiye gushya. Ntabwo muwiga mwenda gasho. Ntabwo dushaka gushya ahantu uko biri kose hari ikirori ahantu uko biri kose hari ikirori hari ikirori ahubwo uri mu mbwira ni nyabashyi ngeze amahirwe ya gatatu ndagaswingingira uzi kubyina cyane icupa ryenda nabona unyukanyuka urayibona ariko nabibonye aha nkurikira umuntu uri bubyine neza bwa mbere arahabwa ibihembo wowe dore icupa ryanashizemo ubwo ni icupa akiyasi nta kintu wawe uzi kubyina neza ako ushyiraho imiziki dutangiye irushanwa n'amarushanwa wishyiraho umuziki ubone amarusha ako ubona byinya nani amakuru y'akazi muri se ko mafuti nabonaga
gusa ko twatandukanye n'abantu nabwiye wowe kuri iki gikorwa n'ishaje umbaze wareka tugatambikana hano hirya ko ndi kumva ajya ngo habaye akantu ka interview kujya kwishonera nyine dore ko nakunda abanyamakuru wabona hasanze atari kagahungu k'amakuru njya mbona ubundi ahantu nk'ahari haba hajemo abantu benshi batandukanye b'amabogari sinabikubwiye wasanga uriya mutipe wambaye ishati y'umweru ararobyemo Oh my god. Abakobwa beza. Miro neza. Hi. Miro neza. Amakuru ki? Okay, ni byiza cyane. Batanga ibihembo. Ngo tubazo rero. Umuntu uri budutsinda. Aratsindira ibihembo bikurikira. Dufite agakingirizo. Ako naka. Dufite Tex. ahubwo Dufite ibira. Ibirase byo ni ibiganda. N'ikijumba cyokeje. akanyanga mu mutara ntacyo uri butsinde aratwara kimwe muri ibyo bihembo harimo umukoka birahari no uriteguye apfa kuba ari kontegisi oh my god mere kuri wowe cyangwa mere kuri uyu dukorera hanyuma rero tujye kubanza tube tubisusurutse nta kibazo twe kubara turi leta muzira kubyina of course hagiye kubanza bareta ubwo harimo kontegisi ndanabye na njyewe bimeze bite se turi mu kazi ahese kubyina se ndabizi cyane ya bakwiga rutwa kanze harimo angahe harimo harimo angahe ibihembo twakiye igihembo cya mbere agakingirizo hoya cyo cyo ntago igihembo cya kabiri kijumba cyokeje kijumba cyokeje cyo numva icya gatatu no kira birarangiye ibihembo icya kane ni Kotex zozi n'izindeba Kotex ubwo ndatsindira ikijumba n'ikira twagiye ugiye kubyina ibyo ndabizi cyane ni nk'akazi kanjye hari indirimbo waba uzi kubyina kuruta izindi iyo ariyo yose kina wowe gusa okay twagiye no uretse gato mbanze mvugana n'uyu muntu mbona si ukwerekeza ubundi twakomeza tukagenda yinjiye ku gasoko no bari kubyina n'iki buriya ntihaba harimo n'igihembo cyareka tugende turebe sawa aba ngwino bantu nadusunze ariko ahangaha hari utuntu tubiri ariko akambere urabanza ugaragaza impano yo kubyina hanyuma aka kabiri karaza kanatanga ibihembo ku bibazo muri busubize neza ukaza guhabwa igihembo kubyina njye sinabishobora Jenny Pireka abyine ngenda kuri ako karawundi ka kabiri umva nawe njye se kubyina kari ibintu byanjye umva we gusa
mabiti nkwemeze kabisa. Ashobora kuba harimo n'igihembo se. Akambere dore nga igihembo. Akambere uragaragaza impano yo kubyina. Aka kabiri none ari nako kari butanga ibihembo. Ibibazo byoroshye. Oya nta kibazo rwose. Twe twabyinye henshi ahubwo ako ngako ni toto kuko nanagakoze kare. Ahubwo si ibihembo birimo nibihe? Ibihembo ni ibikurikira. Igihembo cya mbere ni ikijumba cyokesha. Ntabwo ari cyo gusa. Harimo agakingirizo. Agakingirizo cyane. Oya. Ibyo byo nta birimo rwose. Ibihembo ntibirashira cyuza. Ikijumba cyo ndacyumva nagifata ariko agakingirizo rwose ukihorere. Icya gatatu ni contex. Ese ko njye nari umukobwa iyo contex yaba ari yiki? Ni ikira. Cyane rwose ahubwo ngiye ndumva mwanindiye. Hanyuma rero mbere ko tujya ku bihembo nyirezina ugiye kubaza kugaragaza impano ye mu kubyina. Aha twagiye DJ zamura umuziki. Aha, irushanwa ryacu riratangiye. Ni ikibazo kimwe cyonyine ugatsinda igihembo kimwe muri byo uri buhabwe. Aha, nk'umuntu wese ndakeka warize. Of course. Sibyo? Yeah. Ugiye kunsubiza kandi urampa igisubizo cyiza cyane. Yego. Kuko urabizi nyuma haraza n'ibihembo. Yego. Twagiye. Iyo bavuze imbogamizi wumva iki? Imbogamizi. Cyangwa udira abantu nkamwe mubaza ibintu muzi cyane. Nk'abatica rwose. Imbogamizi. Ni imboga rwatsi zashinze imizi mu bitaka. Watsinzwe. Gute se? Watsinzwe. Okay. Gira vavu. Aha, tukugezeho. Yewe. Yes. Nitwa Ernest. Ernest. Okay. Ernest. Ugiye kubazwa ikibazo kandi uragisubiza utazi igisubizo kiricyo. Ariko njura ama context niyo nshaka. Nta kibazo. Va kwa wasubije neza. Ikibazo ngiye kukubaza kirakurikira. Iyo bavuze Instagram wumva iki? Uvuze? Instagram wumva iki? Instagram. Yes. Uvuze? Uburasirazuba. Uburasirazuba. Yego. Niko Instagram isonuye? Grama ndumva ari ibintu bajya bapima ukuntu nakimenya. Ni igarama ry'uburasirazuba ngiye nakimenya. Igarama ry'uburasirazuba. Cyane. Urabyemeza? Cyane. Watsinze. Zana na telefone iriko. Zana telefone urebe. Genda. Biriwe? Meze neza cyane. Ndabona nawe witabiriye irushanwa. Kabisa ibijumba 10 ndabitsindira. Good. Iwacu bampi. Subiramo. Nitwa Nisi. Ye baba we. Witwa Nisi. Kibuno se. Oya. Watsinzwe. None se iryo zina ninde wari kwisi? Iri zina baryumvishe kuri radio numva ndarikunze. Yego. Wabuze icyo risobanura se? Ntabwo nageze mwisho. Akanyanga cyane. Ongera usubiremo numva. Nitwa Anisi. Sinagiza cyane. Anisi. Umva no kuntu ruvugitse. Anisi. Nikeza cyane na. Aha, reka ibyo gutinda ku izina ryawe tubireke. Yego. Nitwa Anisi. Aha, ikibazo cyanjye kiragira giti. Mu buryo busanzwe ku mbuga nkoranyambaga bakunda gukoresha ijambo ryitwa subscribe. None rero nawe mu magambo yawe subiramo ijambo subscribe. Subscribe. Atsinze cyane. Subscribe. Baravuga ngo subscribe. Akanyanga mu mutara. Ntabwo natsinze. Ongera usubiremo numve. Subscribe. Watsinze. Bavuga subscribe. Uriteguye? Ko umuntu umeze nk'umuntu ufite ubwoba. Aha, twatanze ibihembo byinshi ku muntu uri butsinde. Nawe waje mu mushaka. Oh my god. Aha. Ikibazo cyanjye kiragira kiti. Ugeze ku mupaka bakakwakiranga mu. Wababwira ngo iki? Tuvuge ko bibaye ngombwa ko uva mu gihugu cyawe ukajya hanze. Oya ntagange uzagutwara ariko ushobora gutembera.
tuwe ko wenda uvuye nko mu Rwanda ugiye gutembera mu Bugande ugeze ku mupaka wa Gatuna bakwatsiranga mu wababwira ngo iki Anyaka indangamuntu yego isuko ko nabandi umuntu babanyaka indangamuntu yiki ndi umuntu n'ubundi Reki ndi umuntu nyuma yo kubaza abandi nkabona ko barimo bagenda batsindwa ngira ngo usigaye rumwe cyane rwose nsigaye ndumva kandi yizera ko ikibazo cyose uri bumbaze ndi bugisubize neza. Aha urakoze cyane ikibazo cyanye ni kimwe kikajyana n'igisubizo cyacyo ready cyane rwose uri muranindira aho. aha iyo bavuze ijambo WhatsApp wumva iki araraka kabazo koroshye gutyo kweri WhatsApp na application bakoresha muri telefone bohereza ubutumwa. Very stupid. Uratsinze kabisa, congratulations. Buryo uzi n'icyongereza application mumpera ibijumbi 10. Numvaga ari samusanga mugiye kuma kumbiza ni ibijumbi 10 ntacyo. BUGWE TV, touch your subscribe.